noneho tukajya tugenda tugahurira muri sale urumva gusa nyine ni ikintu kimwe nari ngukumbuye byatari ndumva ijoro njye nawe tubarekeye nanjye nuko pe nuko ari mwese bosa muri Amerika akazi kari kameze gutya akazi kari kameze neza cyane mva biragaragara pe uranakeye byagera ubona siko ndi ku cyangwa ndabibona pe byatari none se ahubwo nyine dukomeze Why are you running? umva nyine mubwire Are you wumve ko normal? Are you normal? ari number one Gora iyi karitsiye yayo irakonje byatari nta hantu nigeze mbona akantu k'agasa turemeranye cyane ibintu mvuze urabyumva sibyo we kibobo turi kumwe nawe gift tumeze neza kabisa niyo ngiye gutereta murabizi ko inama kumenyana namwe byanyunguye byinshi cyane gutereta ko nabyumvaga ibyo bintu barigiye urumva ko tumaze kubaka ubushuti kandi tuzatenguhane ako mani shayi reka nkubwire nawe reka nkubwire ubu ngubu si ureba tugiye tubaho neza tukamera neza nk'abantu b'abapampe ntitumere nk'ibintu by'ibisambo nyine baba muri iyi si neza reka nkwere ukuntu twabibamo neza ubu ngubu uraba nta mafaranga asigaza abantu bagashwana ugasanga ibintu byabaye nabi ibyo bintu tuzabireka mwana urakoze cyane tuzatandukane cyadupfa amafaranga nkuko hano ku isi tuzabane neza ariko shayi ko mbona bigutangaje cyane oya ntabwo bintangaje cyangwa ashaka ufite ubuhemu n'uburiganya bukabije reka iki igitekerezo cya muvandimwe shayini sawa ariko reka mubwire ko ubu ibintu shayini avuze nibyo ibintu tubishyiremo tubihe agaciro neza tuzakundane ntituzatengwane ntituzapfa amafaranga nkuko hano mu isi biba bimeze mani muri ino gurupe nungutse gutereta umva ngewe hari anajya ngenda nahura n'abantu b'abadage umva Ugize ngo ayiwe yancika se aka uranyiganye ariko ugifute nawe shayini muri iyi minsi ngiye ubuzima ni waneza kananjye cyakoye nanjye hari akantu mwamupeyeho ibintu byo kujya ku cyama hamya nashidikanya ko mutabikwiye shamani ibyo ndabeshya gifite wowe na shayini bagira inama nk'abantu mureke nuguri dushakisha amafaranga noneho zoya nka biriya byana bikira cyane ndabonye icyana nari mpagaze wari uhagaze bose musaza ibyo mubireke ahubwo ibyo bintu byo gushakira amafaranga tubikuye mani byazatuma dushwana cyane n'ibyo ngukundira ngo reka dukora iki si byose dukora iki se reka twirukanwe mu bana cyane cyakunduzanye inama Jesus is Lord. nase ko cya gitoto mutoranye mani kirango utazi Ugize ngo uzi cyangwa gisigaye gihagaze ku buryo kitamwemera se ntabwo tucyanyeme kitakwemera arangi nayo nyabeho jewe ariko ashaka kutakwemera kuri igikara cyane rwose ufite aya mabinga yo cyangwa Lord. cyo koza wenda wowe kugira ngo bakwemere wisize nka mukoro wo kugira ngo nyine igikara cyawe kigabanye ashaka kugukunda pe nawe reka nkubwire njye baye nanjye ariko wakakana muri zo kambwira ariko nawe ugiye nko mu igaraje aho bagakanze neza amabinga twakunje no muri Imana Ugize ngo reka nayo nawe umuntu ujya bimenya ko atari ari mwe rwose ngenda kujya gukoresha byo mubiri urasibusa Clement uriya mutipe rero mufiteho amakuru vuba kandi uzi ko uriya mutipe yamaraga iminsi 7 atoza none dore cyangwa hagaze dore amadiri reka twidemare ukuntu tugiye kumusura Jesus is Lord. Hey! dore ba shayini uzi ko ari bo nibo gerayo basuhuze uransanga kanze mbasuhuze Jesus is Lord. salama bossa how are you kohoy Ugize ngo how are you fine bimeze neza barakeye ndabona mwarakubiswe sana tudakubiswa se urabona isi itarabaye tukuka mwanyaye mugakora uboye Ugize ngo bireke mani ibyo bireke sha rayifu yacu yaje muri ubu bimani sha mwarakubiswe kabisa cyane muri iyi mani minsi twanyanye kabiri nawe wari umeze gute se ho nari meze neza byatari muri Amerika akazi kagendaga sha warakeye simubona si cyangwa mba ndi bibagiwe ko utangiye gukaraba ibyo wibimwibutsa sha usu baracyabyibuka mwana mvereye n'abagare byari bimeze bite se sha byari bimeze neza twese hano rwose nahamya ntashidikanya tumeze neza cyane wowe nani
ndabizi ndabizi ubwo urashaka amafaranga ngaha ntabwo ibihumbi 2 ugenda ujya kugasa wikeka amamenga we yarwaye ibyo nk'ibyo uvuze ndabikubajije mwana gusa ugereka gutogoza kandi nabonaga bigaragara dore ngibi ku munwa agashati kanjye mu kigaro ko yafite njyewe se sinari nyafite ariko urutagute nk'akuma gasinje reka ubona uba wokerwa nanjye kayo mwana ariko nuva mufite ku kigambo uzi ko iyo minwa yanyu ishobora kubaka itabi saya amateke se niki kitagira ubwenge se ndogira ubwenge kandi wowe ububika mu masogisi nta kibazo rwose urumva muri kwitana ba mwana reka nzumva kubita 2,000 nari nsigaranye ubundi ngaho nibyo tuba dushaka nyagabane kandi neza urakoze cyane kandi njye gushima oya ndanze nayo umukuru muri n'uwe mukuru ni njyewe reba abasante urakoze cyane cyo nkundira abakire katangiye kiyahaye nikigenda n'ikigenda kive hano ahubwo mwana mureke mbabwire shaka numva nshaka ukuntu kunyara rwose ugeze ngo ngajya nko kunyara ese ushatse ko amafaranga baguhaye katari igikoma cyangwa se amata cyangwa amazi ushatse kunyara ngaha ntotori guce cyangwa uritori ngaya si kugenda akanani nasiga ndagucurika nako turagucurika wowe nande se muncurika turagucurika hano twese uzi ko ari byo mana tugacurika ako mwana mureke mbabwire mwihangane njye kunyara ese amafaranga baguhaye nakomeje mbikubwira ko atari igikoma unyweye cyangwa se amazi cyangwa amata ushatse kunyara gute kucyo washyaguzwe cyane reka ngibyo tubireka aya mafaranga ahubwo reka tuyagabane twagabana gute se ubuse twagabana gute warize se ntabwo nizi nuse wagabana gute uzi imibazo se twagabana na kangahe na 34 cyangwa se muyamarire muri twebwe nta muntu n'umwerekezo n'akanajya no muri nta n'uzi no kubara mureke aya mafaranga tugiye kuyarwanira twite twese nturi buze gutsindira aya mafaranga nimwitegure turwane ahubwo tujye kwishyushya njye nakemanga nahasiga ubuzima kuri aya uzishayine mafaranga ndamukubita igipfunsi mwebwe noneho wowe ase ubundi wandwanya ndakwica nakundwanya nkawe nata n'ubuzima so wumva igitekerezo cy'inyamibwa ndagutera ayiwe uzi karate nize tugende tujye kwishyushya uzi ngizo nize saa tujye kwishyuzanya ndagukubita nanjye nashidikanya ko iri binga ritari buhungukira tujye kwishyushya tugende mwe mwitonze kujya kurwana ese ubundi nta kuntu mwaba muyamaye tutiriwe ako tutarwana turagoye nkandi wo riba tujye wizeye neza ko ndi bugukubita ubu nawe mu marushanwa uri bwitabire umva njyewe do ejo mperutse gukubita abagabo narabahano none wowe uri umwe ndakuvunagura rubavu rumwe hariya ahandi hariya tugende mbona gutyo ariko abona kubise ndahamya nashidikanya ko atari mubana gute se njyewe nkubona nk'igiti cyakubiswe n'inkuba igiti cyakubiswe n'inkuba nta muntu cyagifite tugende umva mwiterana amagambo ubukaho gato tumuzi ko turi inshuti amafaranga mwayampaye kuyagabana byatugura ko ntabwo twize 2,000 kubigabanya abantu 3 ntabwo binashoboka ubwo nubwo bishoboka se nubwo bugize kabyarwane oya hazamo kuyahana ni muyamare nako mwakeka ko nabatinda umva umurwano ufundi wowe urabona waneshana ariko ko Imana nta muntu watinda reka tureke gutinda mu mayira tugende nkuko uyu mutipe yabivuze nkuko kibobo yabivuze mureke turwane tuyarwanire tugenda bakubita akomana ariko nta kibazo ku ifaranga 2,000 harago umuntu uzi 2,000 mwana njye ubushuti bwanjye ahubwo se iyi mace twishyushye katube twishyushye nyine sawa ako ndabakubita naza gukubitaho icyo gihe rishyira mu maso niho umenye igihe cyagendeye ugeze ngo urwo twenda rumwe umva se izindi story njyewe icyo gikara kirahinduka ibyinyo ndabimukura amazi ahubwo mureka dushaka ahantu dukomeza tugakora imyitozo naho 2,000 bashyingure akomanye numva nishakira kuyarya tugende tujye kurwana ahubwo ariko umunsi turayarwanira nabyo wazira akomanye wowe ndakurwaye akuze umugeni amafaranga 2,000 nta n'imikino ndi buzanye ubushuti nababwiye ko nabusize mu mufuka umva twatangiye babiri ni mu rwanda ngo twatangiye ni babiri mwebwe babiri muhanze mu rwanda sawa
we nuriya ndahera kuri uyu wari uhera ndagutera ndakwica cyane ako nta kibazo turwane urimo ese mwana ko mushaka kumuta mu maso rimene ryo shiko n'undi ni inyuma rimene amane ibyo umuntu birimo ibyo umuntu ntabwo birimo reba ikintu nayo mwana njye ndiyica mani abo yamaye ubu nibyo nkorera mugenzi wawe komana hano nahari wahema nkigendera njye ku mafaranga navuze 2,000 ko nta mikino ndi buzanemo cyane cyane ntabwo ko muri amafaranga nta plage ndi buzanemo ntabifite ntabwo ko amafaranga nta plage ndi buzanemo kiseki aha nahaye wayarigeze imana ikwakire nta burage mu mafaranga nifate ndebe ko nta yandi cyaba gifite What? It was at this moment he knew. nta kindi ufite ra sibura penipa maze kuba What? niko niwe wigize indwanya mu gihugu no ku isi yose indesi wowe urambeshyera nawe uriho abantu bagahita bapfa urambeshyera njye ndanasenga senga ubona abantu bishwe n'iki aba ngaba bapfuye ninde bari kumwe hano twari turi batatu vuga vuba vuba nyine twari turi batatu ubundi mwapfaga iki bari abantu kubera twapfuye amafaranga angahe angahe hey angahe nangahe mwapfaga ibihumbi Ugize ngo ibihumbi bingahe nibyo nshaka kumenya ibihumbi twapfuye ibihumbi bibiri Jesus is Lord. ibihumbi bibiri byonyine ibihumbi bibiri bigatuma wica umuntu bapfuye urabona se ari ibiti bihari Into your low. ko pura umuntu tumukwera iki tugiye kumusubiza mu mwanya iyo yose uze tugiye gukorera What?